Bene data bakristo turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mugira amahoro y'Imana. Kuri iri teraniro ryo kuri iki cyumweru cyo kuwa 4 Nyakanga 2021 tubahaye ikaze, kandi twese aho duteraniye hirya no hino mu miryango turabifuriza kugira ibihe byiza. Imana ibane namwe. Dufite rero umugisha wo kuza kumva ijambo ry'Imana turi bugezweho na Izabayo Jean Bosco. Tukaba turi kumwe na Kanyarwanda Innocent, umukuru w'itorero, nanjye turi bufatanye muri gahunda y'iteraniro Pastor Angelique Mukankumburwa. Mwese mwiyumvemo ikaze, abakristo ba Paruwasi Kanombe aho muherereye hirya no hino mu miryango ndetse n'inshuti zacu, mwebwe mwese Imana ibaho umugisha. Nagira ngo mbararikire gutangira iteraniro ryacu turirimbana indirimbo ya 11 mu ruhande rw'indirimbo zo gushimisha Imana. Nimbariza Imana ibyo yankoreye, yatanze umwana wayo w'ikinege, ampfira bikiru cy'ibyaha byanjye, nuko anshira icyanzu bonge mu ijuru. Singize singize Yesu wampfiriye, singize singize uwo mwami wanjye. Namwe ngo nimuza bageze kwa se, mumwitabe mwese mumusingize. Yambereye incungu igorogota, angura amaraso sinyiruwanjye. Uwaba umugome akamwizera, yakizwa ako kanya akababarirwa. Singize singize Yesu wampfiriye, singize singize uwo mwami wanjye. Namwe ngo nimuza bageze kwa se, mumwitabe mwese mumusingize. Yakoze ibikomeye twishimane, twishimire ubuntu n'imbabazi ze. Nyamara ubwo azaza tumwirebera, ntawavuga uburyo tuzamushima. Singize singize Yesu wampfiriye, singize singize uwo mwami wanjye. Namwe ngo nimuza bageze kwa se, mumwitabe mwese mumusingize. Bavandimwe, twakire kandi twishimire indamutso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, biva ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera. Amen.
Imana ibahe umugisha. Twinjire mu mwanya mwiza wo gusengera iteraniro ryacu. Imana Data, Imana y'imbabazi, Imana ishobora byose, Imana nyiramahoro, Imana nyir'urukundo rwinshi kandi ruhoraho, turagushimye muri iki gitondo cy'umugisha. Turanezerewe, tuje imbere y'ubwiza bwawe tugushimira ko turi amahoro. Turagushimira imirimo n'ibitangaza wakoze, wabanye natwe, waraturinze. Data Uwiteka Imana yacu, watugiriye neza. Twabonye kugira neza kwawe mukunzi mwiza, watubereye umurengezi, utubera umutabazi, utubera byose. Ntacyo twakuburanye mwami, izina ryawe nirihimbazwe. Muri iri teraniro ryiza uduhaye ryo kuri iki cyumweru turagushimye. Tugushimiye ko waturarikiye kumva icyo uvugana natwe. Tugushimiye mwami Yesu gahunda yose waduteguriye. Data Uwiteka Imana yacu, nubwo duteranye turi hirya no hino mu miryango yacu, ariko uri Imana ibera hose icyarimwe. Kandi mwami Imana yacu tukwizeye, dufite byose muri wowe. Turakwinginze rero kugira ngo mwami ubane natwe, utugirire neza. Buri muryango uko uteranye umanukire kubana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka iri teraniro ribe iry'umugisha. Ufashe umuyobozi wa gahunda, ufashe umuvugabutumwa, umuntu wese wagira icyo akora agikore ku bw'izina ryawe Data. Urakoze Mana ishobora byose. Turakurarikira kubana natwe, turakurarikira kuvugana natwe, turakurarikira mwami Yesu gutegura imitima yacu kugira ngo Data Uwiteka Imana yacu twumve kuvugana natwe. Turagushimye kuri mu ruhande rwacu. Gahunda yose tuyishyize mu biganza byawe, uyobore nk'Imana. Nitugera ku musozo turi amahoro, nabwo turashima izina ryawe. Icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Dufatanye twese gusingiza izina ry'Imana, dusoma Zaburi y'117. Dusingize izina ry'Imana, dusoma Zaburi y'117. Mwa mahanga yose mwe nimushime Uwiteka, mwa moko yose mwe nimumuhimbarize, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Alleluya. Imana ishimwe cyane, tuyishime kandi tuyihimbaze, kuko imbabazi tugirira ari nyinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo uko waruri kera, n'ubundi
Bavandimwe, tugeze mu mwanya mwiza wo kumva icyo Imana idutegeka muri iri teraniro ryera. Itegeko ry'Imana turarisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cya 4 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 17. Rwandiko Pawulo intumwa yandikiye itorero ry'i Filipe, igice cya 4 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 7, twumve icyo Imana idutegeka. Nuko rero bene data, abo nkunda kandi nkumbura, ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye, muhagarare mushikamye mu mwami Yesu, bakunzi banjye. Ndahugura Ewodiya, ndahugura na Sintike, ngo bahurize imitima mu mwami Yesu. Kandi namwe uwo dufatanyije uwo murimo, by'ukuri ndakwinginze ujye ufasha abo bagore, kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza. Bona Kirimenti n'abandi bafatanyaga nanjye, amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye. Nuko amahoro y'Imana ehebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Nyagasani Mana, uduha imbaraga z'umwuka wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Mana, nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he? Mubimbwire, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Dusenga Imana twese duciye bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana ishobora byose. Twihane tuyisabe kutubabarira ibyaha. Mana Nyagasani, Imana ishoboye byose, Imana y'imbabazi n'urukundo rwinshi, turagushimira Data Uwiteka Imana yacu, iri jambo wongeye kutwigisha utubwira ngo ineza yacu imenywe n'abantu bose, kandi riduteguza ko umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi kuza. Uyu mwanya rero duciye bugufi Kristo, twebwe twese twumvise iri jambo, tugusabye kutubabarira Kristo. Turakwinginze ngo tubabarire ibyaha n'ibicumuro, utubabarire mwami Yesu, aho imitima yacu yagiye kure ikabamo agahinda kenshi n'amarira no kwiheba, kandi ijambo ryawe ritubwira ngo twishime iteka. Mana, duciye bugufi kugira ngo utubabarire mwami Yesu, aho abo duturanye, abo dukorana, abo tubana batabonye ineza yawe twakiriye muri Yesu Kristo, ahubwo Data Uwiteka Imana yacu tukagenda bihabanye nuko udushaka. Duciye bugufi Nyagasani kugira ngo tubabarire aho twiganyiriye tukiheba mwami Imana yacu, kandi ijambo ryawe ryatubwiye ngo ibyo dukeneye byose tubisabe tubyingingiye. Duciye bugufi Kristo kugira ngo tubabarire ibyaha n'ibicumuro. Duciye bugufi kugira ngo mwami Yesu tubabarire aho watubonye hose ukabona tugiye kure yawe, kandi mwami ubabarire buri wese, ubabarire mwami Yesu Kristo umuntu wese uko gutakiye, ubabarire buri muryango uko gutakiye, mu izina rya Yesu Kristo udukureho urubanza rw'ibyaha rwose. Mwami Yesu, turasabira n'abandi bose mwami Imana yacu badakurikiranye rino teraniro, tudateranye nabo kuri iki cyumweru, ariko kandi Data Uwiteka Imana yacu tubazanye imbere yawe kugira ngo imbabazi zawe nabo zibagereho Kristo. Mwami Imana, utugirire neza, ukundire amazina yacu akomeze yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, maze uyahanagure mu gitabo cyo kurimbuka Kristo. Ngwino ubane natwe, imbabazi zawe Data Uwiteka Imana yacu duhaye uyu munsi zidukomeze kandi tuzigendereho iminsi yose, turusheho kugutunganira uko bwije n'uko bukeye. Dusenze twizeye imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mu ijuru,
keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bavandimwe, uyu mwanya mwiza wo gutekereza kandi tunakira imbabazi z'Imana. Bakundwa muri Kristo Yesu, iyo twicujije ibyaha tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Kubera urukundo Imana yacu idufitiye, idukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ngo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Alleluya. Dushimira Imana imbabazi zayo aho duherereye hirya no hino mu miryango yacu, tuyikomera amashyi, tuyihimbaza kubw'imbabazi itugirira umunsi ku munsi. Izina ry'Imana nirishimwe.
bavandimwe, uyu ni umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere reka tubanze duce bugufi dusenga Imana. Mana Data twese mwiza uri mu ijuru, mu izina ryera rya Yesu twongeye kugushima muri aka kanya. Turagushimye yuko wakunze yuko uyu mwanya twongera guhagarara imbere yawe kugira ngo twumve icyo tubwira. Kandi mu bihe nk'ibi bikomeye Mana ukomeza kuba Imana yacu, mu bihe by'akaga, mu bihe by'indwara, mu bihe by'ibiza nk'ibi ngibi turimo muri iki cya none. Mana Data twese mwiza ukomeza kutubera Imana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu rero ni umwanya w'igiciro Mana, turi imbere yawe ubwoko bwawe, aho turi mu miryango itandukanye. Turakwinginze cyane kugira ngo iri jambo umugaragu wawe dutumye kuri uyu munsi, umwana wawe ukunda Mana, ribe ijambo ryo kongera kudukomeza, ribe ijambo ryo kongera kuduhumuriza, ribe ijambo ryo kongera kutubwira yuko tukiri kumwe nawe, kandi yuko haba mu bikomeye nk'ibi, mu bihe byose Mana uzahorana natwe, nitugukiranukira kandi tukagukorera uko bikwiriye. Izina ryawe nirishimwe. Ngaho rero turagutumiye kugira ngo uze ukoresha umugaragu wawe Mana, he kuba we ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka guhera ku mwana muto ya mwami kugeza ku mukuru, iri jambo ritubera inkomezi kandi ryongere kutubera rwose inkingi, ryongere kutubera urumuri, ryongere kutubera mwami Imana umwanya mwiza wo kongera kwitekerezaho no kongera kumenya yuko mwami Imana yacu udukunda, kandi yuko igihe cyose uzahorana natwe. Urakoze, turagushimye rero. Ngaho komeza kubana natwe kandi ukomeze kutugirira neza. Icyubahiro ni cyawe ibihe byose Mana, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza tuza kubona mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, ibice 5, dusome umurongo wa 18. Hanyuma niturangiza turaza gusoma kandi amagambo y'Imana ari mu butumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, ibice 8, umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Abefeso ibice 5 umurongo wa 18. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukobaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Dukomeze mu rwandiko rw'Abaroma, ibice byaho 8, umurongo wa 12 tugeze ku murongo wa 17. Nuko rero bene data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayorwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nubwo turi mu bihe bidasanzwe, ariko Imana yo ntihinduka. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana dukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, aho muri kudukurikirira muri mu rugo, ndetse hari n'abandi batari hano iwacu mu gihugu cyacu, bari ahandi hatandukanye nabo badukurikira. Nabwo ni umugisha ukomeye kuba Imana yari izi ko ibihe bizagera ikaduha uburyo bwose, kuko Bibiliya itubwira neza ko ijambo ry'Imana ritabohwa naho abantu babohwa. Pawulo yabivuze ubwo yari mu nzu y'imbohe, yandikira abavandimwe batandukanye ababwira ko
nubwo we yaraboshye yabandikiraga abafilipi, ariko nk'uko ijambo ry'Imana idashobora kuboha, kandi nubwo yaraboshye yashobora kubabwira n'ubundi akabandikira bakabyumva kandi bakabikurikiza, ku buryo n'uyu munsi wa none natwe tubisoma, kandi kuko ijambo ry'Imana rihoraho, kuko Imana idahinduka, rigakomeza rikaba rizima mu buzima bwacu. Rero ndabasuhuje, nitwa Jean Bosco, ndi umukristo, ndakijijwe kandi ndi urugingo rw'itorero Presbyterian mu Rwanda muri paruwasi ya Kanombe. Rero uyu munsi wa none nk'uko twasomye ibyanditswe, umutwe w'amagambo w'ibyo tugiye kuganiraho uvuga uburyo umwuka wera afasha abakristo mu bihe bidasanzwe. Turabizi neza ko Bibiliya itubwira yuko hari intambara ibera mu buzima bw'umukristo. Umukristo ni ukuvuga umuntu wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, akemera igitambo Yesu yatanze ku musaraba kubwe, akemera ko ari umunyabyaha, akemera ko we ubwo adashobora kwikiza, yarangiza akamanika amaboko akavuga ngo njyewe ntago nabibasha, Yesu ndi uwawe. Haleluya. Aho ngaho niho uwo muntu ahita ahinduka umwana w'Imana, kubera ko Bibiliya itubwira neza ko Yesu Kristo yaje mu isi, cyangwa se umucyo waje mu mwijima. Mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere duhereye ku murongo wa 12, aravuga ngo umucyo waje mu mwijima, ariko umwijima ntiwamenya ko umucyo waje. Ngo cyakoze abemeye bose yuko Yesu Kristo ari we mucyo w'isi, ngo bahindutse abana b'Imana. Ngo ntago babyawe ku bw'ubushake bw'umugabo cyangwa ku bwa kamere, ku bw'inyama n'amaraso, ahubwo babyawe n'Imana. Umuntu wese rero wemeye Kristo ko yamupfiriye ku musaraba, akemera kumukurikira, akavuga ati njyewe sinabibasha, Yesu ndi imbere yawe. Niho muririmbyi yavuga zigeza haravuga ngo ndi umutindi wo kubabarirwa, njye ntago nakwishobora. Yesu ashimwe. Uwo ngo niwe wahindutse umwana w'Imana. Abana b'Imana rero Yesu Kristo bwasubiraga mu ijuru, yabanye natwe imyaka ye mike y'ubuzima bwe, yaravuze sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzabasigira umwuka wera. Impamvu yababwiye ngo ntago azabasiga nk'imfubyi, nuko yarazi ko yaramaranye n'intumwa ze n'abandi baramwizeye muri icyo gihe, igihe runaka, igihe cyose bagiraga ibibazo baramuhamagaraga bakamwishingikirizaho. Rero yaravuga ati noneho ngiye kugenda, ariko kugenda kwanjye bafitiye akamaro, kuko nzawereza umwuka wera uzabana namwe ibihe byose. Uwo mwuka wera rero ni Imana. Uwo mwuka wera impamvu yagombaga kuza kwari kugira ngo abane n'abana b'Imana, abafashe. Yesu yarazi neza ko namara kugenda, usibye ko no mu gihe yari ari kumwe nabo n'undi bibazo byari bihari, ariko yarazi ko namara kugenda bazabura ibyiringiro. Aravuga ati none nzabohereza umwuka wera. Uwo mwuka wera ngo azabayobora mu kuri kose. Uwo mwuka wera ngo azabamenyesha ndetse n'ibigiye kuba. Uwo mwuka wera ngo azaba ari umufasha wanyu buri munsi. None impamvu umwuka ari ikintu gikomeye, nuko umwuka ntabwo ufatika. Umwuka uba ahantu hose, umwuka nyine ni umwuka. Yesu Kristo rero aravuga ati ningenda niho muzabona uwo mwuka wera. Uwo mwuka wera rero aza kubana n'abana b'Imana. Kuvuga ngo umwana w'Imana wese afite uwo murage w'umwuka wera, nk'uko twabisomye mu Baroma. Bibiliya rero ikatubwira ko hari intambara ibera mu buzima bw'umwana w'Imana. Ariho muri gice cya 7 cy'Abaroma n'igice cya 8 dusanga haba hari intambara ya kamere, ariyo mubiri twambaye, hakabaho n'intambara y'umwuka, ariwo mwuka w'Imana, ariwo utuma twitwa abana b'Imana, kubera ko niwo twahaweho kugira ngo atubere hari cyo bita muri banki ingwate. Umwuka w'Imana niwo waje kugira ngo ikibe ikimenyetso kigaragara ku bana b'Imana. Uwo mwuka wera rero uba uri muri twebwe, ashaka ko tubaho mu buryo bw'ubumana, naho kamere yacu igashaka ko tubaho mu buryo bw'ubumuntu, igashaka ko tubaho mu buryo bw'isi itujyanamo, igashaka ko tubaho dukurikiza irari ry'imibiri yacu, cyangwa tugendera muri systeme zitandukanye isi dushyiramo ariko zihabanye n'Imana. Rero iyo ntambara ihora mu buzima bw'umukristo. Gusa Yesu yavuze ko nimuhumure natsinze isi, nimuhumure natsinze Satani, natsinze n'umubiri, kuko nibo banzi bacu batatu turwana nabo muri iyi si. Yesu Kristo umwami wacu niyo mpamvu yaduhaye umwuka wera,
kugira ngo umwuka wera ajye aturwanirira kubera ko atuye muri twebwe kuva igihe twamwakiriye akaza agatura muri twebwe umwami wacu. Intambara y'umwuka rero Pawulo we yarayirwanye. Mu 7 aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza, ngambira gukora ibyiza, mba numva nshaka gukora ibintu byiza igihe cyose. Waraho ngasanga hari irindi tegeko riri muri ngiye rya kamere rishaka gukora ibyo ryishakiye. Muri kino gihe turi mu bihe bya coronavirus dashobora guteranira hamwe, itegeko rya kamere rirakubwira ngo izere ko upfuye. Mu by'ukuri ufite ibintu washingiraho, mu by'ukuri yenda akazi kawe kagenze nabi, mu by'ukuri imibereho iragoye, mu by'ukuri abibona byose birakuzengurutse, ni ibintu mu by'ukuri ubona ko bihari. Ariko itegeko ry'umwuka rikakubwira ngo wishime iteka, nkuko twabibonye mu itegeko ry'Imana. Twishime iteka, nongeye ndababwiye ngo mwishime. Ibyo bintu rero usanga ari ikibazo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse n'abantu bamwe bageraho bakavuga ati nyewe bino bintu ntago bishoboka. Koko ntago bishoboka ku mwana w'umuntu, ariko biritubwira ko ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka, kubera ko Imana ishobora byose. Imana ihagarara mu itangiriro ry'ibintu ikarara mu iherezo ryabyo. Imbere y'Imana rero birashoboka. Ariko bishoboka gute? Bishoboka iyo umuntu yuzuye umwuka wera. Kuzura umwuka wera bivuze iki rero? Kuzura umwuka wera bitandukanyeho gatoya n'ibyo twita kugira impano z'umwuka wera. Bibiliya itubwira neza ko kuzura umwuka wera, ushaka kubivuga mu magambo yayo cyangwa se kubisobanura, bisobanuye kwemera kuyoborwa no gushobozwa n'Imana. Kwemera kuyoborwa no gushobozwa n'Imana. Twemera kuyoborwa no gushobozwa n'Imana mu buhe buryo? Imana ijya kuturema ntabwo yaturemye nk'amabuye cyangwa ibiti cyangwa ibindi bintu. Imana yaraturemye kugira ngo tugaragaze ishusho yayo hano mu isi. Muri uko kuturema yaduhaye ikintu cyitwa ubushake, iduhereza ikintu cyitwa ubushobozi, ni ukuvuga ngo dushobora kwemera kugendera mu nzira yayo bikaduha umunezero n'amahoro, cyangwa dushobora guhitamo kutagendera mu nzira yayo hanyuma bikatuzanira akaga no kurimbuka n'umuruho. Bibiliya itubwira neza rero ko iyo umuntu yemeye kuyoborwa n'Imana, ni ukuvuga ngo ahitamo akavuga mwami, nubwo mbizi neza ko uyu mubiri undushya hari ibindi ushaka kunjyanamo, mwami ndumva nshaka kuyoborwa nawe. Uwo muntu wemeye kuyoborwa n'Imana, agaha ubuzima bwe, agaha imibereho ye Kristo, agahereza umwanya we Kristo, agahereza ubutunzi bwe Kristo, agahereza ibintu bitandukanye, impano ze Kristo, kugira ngo Kristo azikoreshe nk'uko ashaka, uwo muntu aba yuzuye umwuka wera. Uyu muntu ahisemo kuvuga ngo ngewe nemeye kugendana n'Imana, ngewe nemeye kwiringira Imana nubwo ibintu bimeze gutya, nemeye kugendera ku ijambo ry'Imana rimbwira ko n'ubundi riri hano mu Baroma rivuga ngo kubyizera Imana byose bifatanyizamo kutuzanira ibyiza. Ndabizi neza ko muri kino gihe cya coronavirus hari ibintu byinshi byiza wasubira inyuma ukareba Imana yagukoreye, byinshi byiza, ariko unabishatse wahitamo kureba ku bibi cyane byakubayeho, nabyo wabibona. Rero ni amahitamo y'umuntu. Urahitamo gutumbira Yesu, urebe ibyiza yagukoreye kugira ngo urusheho gusa nawe, cyangwa urahitamo gutumbira mu isi kugira ngo ubone ibibazo n'akaga kagukikije ubeho udafite amahoro. Niwe wo guhitamo. Ariko Yosuwa n'umuryango we baravuga ngo ariko ngewe n'inzu yanjye duhisemo gukorera Uwiteka. Nawe ushobora guhitamo wowe n'umutima wawe, wowe n'urugo rwawe, wowe n'abo mubana, mugahitamo gukurikira Uwiteka. Mugahitamo kureba ku musaraba kurusha gutumbira kuri fake news. Ibyo bitwa fake news ni amakuru atariyo, ni amakuru y'ibihuha agenda acaho ati noneho turapfuye, dore ibintu birakomeye, dore ibintu birakaze. Ugahitamo kugendera muri ayo makuru, cyangwa ugahitamo kureba ku musaraba no kureba mu byanditswe byera Imana yaduhaye kugira ngo bituyobore. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero hano mu Baroma niho yababwiye ngo nuko rero bene data turi mu umwenda ariko si wa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Agakomeza akatubwira ibintu byinshi byo kuyoborwa n'umwuka. Kuyoborwa n'umwuka nta kindi, ni uko urugo rwawe cyangwa se umutima wawe, ubuzima bwawe
uhitamo gutumbira kuri Yesu. Uratumbira kuri Yesu gute? Mu buryo bufatika, mu buryo bugaragara. Gutumbira kuri Yesu, icya mbere ni uko ugira umwanya uhagije wo gusoma ijambo ry'Imana. Niba bikugora kurisoma wenyine, murisomere mu muryango. Dufite imfashanyigisho zitandukanye, dufite umusomyi wa Bibiliya, dufite n'izindi nyigisho zanditse zishobora kutuyobora umunsi ku munsi. Mufate umwanya uhoraho mwiga ijambo ry'Imana. Tugeze mu bihe aho bidasaba gutegereza ko hazaba amateraniro ku cyumweru gusa. Tugeze mu bihe abantu bakwiye kwiga inyigisho za Bibiliya mu muryango. Mugire umwanya uhoraho wo gusenga. Mutoza abana, mwitoze namwe ubwanyu kugira umwanya uhoraho wo gusenga. Waba wumva ubishaka, wumva utabishaka, wumva wacitse intege, usenge, kuko niho dukura imbaraga. Ikindi, niba wumva ugize ibibazo byo kumva uri wenyine, ukaba washoboye kubona amayinite, hamagara mugenzi wawe umubwire iby'Imana iri gukorera. Wirinde kujya cyane mu bintu bibi bigutesha umutwe. Wirinde kumva inkuru mbi cyane zigutesha umutwe. Muri ubwo buryo n'abaganga mu byerekeye by'ubuzima batubwira ko iyo umuntu abaye ahangayitse n'ubudahangarwa bw'umubiri we bujya hasi. Iyo umuntu abayeho yumva yihebye, n'indwara imugezeho nka coronavirus n'izindi ndwara zishobora kuza zikahita zimugeraho kandi zikamumerera nabi cyane. Ariko iyo umuntu anezerewe muri we, iyo umuntu afite ibyiringiro, n'iyo warwara uba wumva umwami wacu ari bugukize, kuko biri tubwira ko mu mibyimba ye twakize indwara. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu mu Efeso 5:18 naho twasomye hatubwira ngo ntimugasinde inzoga zirimo kubaganyi, ngo ahubwo mwuzure umwuka wera. Iyo umuntu yanyoye inzoga agasinda, agera ahantu aba atayoborwa n'ibyo watekereza, ahubwo ayoborwa na za nzoga yanyoye, ku buryo nyuma yaho asubira inyuma akavuga ati mumbabarire, burya nari nasomye. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ntabwo aba ari kuyoborwa n'ibyo we yemera n'ibyo atekereza, ahubwo bari kuyoborwa n'inzoga cyangwa n'ibindi bintu. Hari uburyo bwinshi bwo gusinda. Hari ugusinda inzoga nk'uko biri bivuga, hari ugusinda ayo makuru y'ibihuha, hari ugusinda ibintu by'inzangano, hari ugusinda ibindi bintu bituma uyoborwa nabyo kugira ngo uyoborwe n'Imana. Biri tubwira ko dukwiriye rero kwemera kuyoborwa n'umwuka. Ni iki ijambo ry'Imana rivuga? Ni iki wize kugusenga? Ni iki wize kugukunda bene data? Ni iki wize kugusengera abandi? Ni iki wize kugusoma ijambo ry'Imana? Ni iki wize mu bintu bigufasha kurushaho guhitamo inzira yo kuba umuntu w'umwuka? Ibyo bintu muri ino minsi turimo bizagufasha. Nanjye nibyo ndi kwitoza, nanjye ntabwo nagerayo, nanjye ndi umunyantege nke, nanjye ndumva nshaka ko Imana ingirira neza, nkashobora kwita cyane ku bintu by'umwuka. Ngera ku musozo rero w'uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbahamagarire mwese buri muntu mu cyiciro cye. Abapapa, ubundi ni twebwe bayobozi b'ingo, nk'uko biri bitubwira ko turi imitwe y'ingo zacu, tukadufata iya mbere tuyobora imiryango yacu mu gusoma ijambo ry'Imana mu ngo. Dufasha abana kumenya ibyanditswe, barebe televiziyo yego, barebe n'ibindi bintu yego, ariko tugira umwanya uhagije wo kubafasha kumenya ibyanditswe. Dushobora gufashanya tugashaka amakuru hagati yacu, tukareba ibitabo bishobora gufasha abana, tukajya kuri internet. Muri iyi minsi internet yarabonetse, tukareba inyigisho nzima zishobora gufasha abana gukura bazi Imana, kuko ubu nitwe barimu b'ishuri ryo ku cyumweru. Abamama natwe nuko tugafasha abana, tugafasha n'ingo zacu, kugira ngo byibuze tugire umwanya wihariye wo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Nibitaba ibyo tuzasanga turi kureba ku bindi bintu ko aribyo bitwara umwanya wacu munini. Nibigenda gutyo tugakurikira ubwo buryo dufashe bufatika, niba ari amasaha y'umugoroba, niba ari amasaha mu gitondo, bitewe n'igihe muba muri kumwe cyangwa umuntu akibakwiriye, mufate umwanya mwiga ijambo ry'Imana, mwumve indirimbo z'Imana muri mu rugo, muririmbe indirimbo zo mu gitabo, mwumve ibihimbano by'umwuka, bya bindi byose bitwegereza kurushaho gukuza umuntu wacu w'imbere, wa wundi w'umwuka. Imana ibahe umugisha rero. Ndumva nasoreza ahangaha, ariko ndumva mfite ibyiringiro nk'uko biri tubwira yuko twe dukwiye kugira ibyiringiro. Twe ntabwo turi muri abo basubira inyuma, ahubwo twe turabakomeje urugendo, kandi mu bihe byose tukazabivamo tuvuga ngo muri kino gihe Imana yatwigishije kuyikunda no kurikurikira, ndetse ibihe byacu byatubereye byiza. Imana ibahe umugisha rero. Ndumva nasoreza ahangaha, reka nsenge. Ndasenga
nsengera twebwe twese dukurikiye amateraniro n'abandi bazakurikira nyuma ko Imana yacu idufasha tukarushaho gukuza umuntu wacu w'umwuka, kuko wakamerewe akura twabishaka tutabishaka, kubera ko tuzengurutswe n'ibintu byinshi bidukururira muri ibyo bihe. Reka rero nsenga Imana, hanyuma ndaza gusengera n'abantu barwaye, n'abantu bihebye, n'abantu bafite ibibazo bitandukanye, birimo abarwaye coronavirus bakaba bari mu ngo zabo, abarwaje, abapfushije, mwese kugira ngo Imana ibahe ibyiringiro, mumenye ko Imana ntabwo yigeze ibareka, ahubwo Imana iri kumwe natwe twese. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Turabizi neza ko turi abantu b'umwuka, kubera ko turi abana bawe, kuko waducunguje amaraso y'igiciro Yesu Kristo, natwe ukaduha umugisha wo kumenya ndetse no kumwizera. Urakoze kandi kugendana natwe umunsi ku munsi, ntabwo ujya udusiga, niyo mpamvu waduhaye umwuka wera kugira ngo atuyobore. Rero kwemera kuyoborwa n'umwuka wera niyo ntego yacu. Ndetse Data mwiza, turabizi ko no muri kano kanya hari abantu benshi bacitse intege, bati ntabwo tuzasubira mu materaniro, ntabwo tuzi uko bimeze, ahari yenda ndarwaye, ahari yenda meze gute na gute. Oya Mwami, duhisemo kukwizera wenyine, duhisemo gutumbira, duhisemo kureba ku musaraba, duhisemo kujya mu byanditswe byera tugasoma, duhisemo gukurikira ijambo wavuze kugira dukurikire ijambo imibiri n'isi bitubwira. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, turifuza gukunda kurushaho uko twawukunze mbere. Mwami, turifuza kugendana nawe muri bino bihe. Mwami, turifuza kumva ijwi ryawe. Niyo mpamvu Mwami tuje imbere yawe kugira ngo bari utuyobora muri byose. Urakoze rero, urakoze kutugiriye neza. Mfashe umwanya kandi ngo nsengera abantu bose barwaye, ari abarwaye coronavirus, ari abarwaye Mwami n'izindi ndwara, ndetse n'abafite ibibazo bitandukanye, abihebye, abadafite uburyo bwo kubaho. Mu izina rya Yesu Mwami, kugira ikiganza cyawe cyiza kibabeho, ikiganza cyiza kibabeho Mwami, udugarura ibyiringiro, twongere twibuke ibihe byiza twanyuzemo, twongere twibuke inzira nziza Mwami waducishijemo, twibuke ukuboko kwawe kwiza Mwami twabonye mu bihe byose, maze turushaho kuguhimbaza. Urakoze kugize neza rero, urakoze kudufashije, kandi urakoze kuri kumwe natwe Mwami muri bino bihe, twazabisohokamo tukavuga ishimwe ryawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane umuvandimwe wacu bw'amagambo meza Imana yamuhaye kutugezaho muri iki gihe, adukomeza kandi aduhiturira gukomeza kwikomeza ku Mana yacu no kwikiranukira. Imana yacu ishimwe cyane. Reka kandi uyu mwanya twakira ubutumwa bwiza, tufatanyiriza hamwe kuririmba indirimbo ya 359 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. 359 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi yongiye kuneshwa Yesu ni umfata, Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Urukundo rwanjye ruke ntirwamufata, sinamugundira ubwanjye, Yesu ni umfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Ntiyandeka kuko ankunda nubwo ndi mubi, anyishimira ubwo nduwe, iteka aramfata, Yesu aramfata,
kuko ankunda bihebuje arankomeza ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura yabucunguje igiciro iteka aramfata Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza. Bavandimwe, tukiri muri uwo mwanya reka duhamye kwizera kw'abakristo imyizerere yacu. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, umwami wacu wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen. Murakoze. Uyu kandi ni umwanya mwiza, tuba tugeze mu gihe cy'ibirangwa. Muri iki gihe cya none rero, kuri uyu munsi w'icyumweru tariki 4, bavandimwe murabizi yuko tutarimo kubasha kugera hamwe ngo duteranire hamwe kubera iki cyorezo cya COVID-19 cyugarije abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange. Itangazo rikomeye twashaka kubagezaho no kugira ngo tubibutse yuko rwose mukwiye gukomeza kuba inyangamugabo nk'uko leta ibidusaba, nk'uko ubuyobozi bwacu budusaba, tukarushaho gukomeza kwirinda indwara iriho muri uyu munsi wa none. Iki cyorezo turimo cyageze aho gikomeye, kigeza naho cyandurira noneho mu mwuka. Turasaba bene data gukomeza kurinda imibiri yanyu, ari nako murinda ubugingo bwanyu, murinda umuryango w'ishingiro ry'umukristo, umuryango w'ishingiro ry'itorero, umuryango w'ishingiro ry'igihugu cyacu. Rero dukomeze twitwararike, dukomeze twitware neza, maze Imana nayo izakomeze kubana natwe no kudufasha, kandi ntidushidikanya yuko izadutabara. Nanone twibuke gushyigikira umurimo w'Imana. Ni igihe umukristo mu itorero gikomeye cyane, kuko umurimo w'Imana ugomba gukomeza gukorwa, kandi ni twebwe umurimo n'uwacu, tugomba rero gukomeza kuwushyigikira. Murabizi muri paruwase dufite uburyo dushyigikira umurimo w'Imana, dufite aho ducisha amaturo yacu, ni kode ya paruwase. Ku bakristo ba Epr paruwase ya Kanombe ndetse n'inshuti zacu, no gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 002812, hanyuma ugakurikizaho inkunga cyangwa se ituro wageneye umurimo w'Imana. Nongere mbibutse, akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 002812, hanyuma ugashyiraho ituro ryawe. Imana ibashyigikire kandi ibahe umugisha. Muri uyu mwanya reka dufatanye twese dusenge, aho muri mu rugo namwe mufatiye umwanya dusenge. Hari ibyifuzo mufite, hari n'ibyo muzi abandi bavandimwe babahaye, reka dufatanye twese dusenge. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko uri Imana iri hejuru ya byose. Turagushimiye ko uri Imana ikunda abantu bawe, ndetse ijambo ryawe ritubwira ko amaso yawe ahora ku mukiranutsi, ndetse ngo ugutwi kwawe kugahora ku by'umusaba. Natwe Mwami, ni muri urwo rwego tuje imbere yawe, kubera ko tuzi ko ijisho ryawe riduhoraho, ndetse ijambo ryawe ritubwira ko turi nk'imboni y'ijisho ryawe. Nta na kimwe gishobora kutugeraho
utakizi, kandi mwami imbaraga zawe ziruta iz'umwanzi, ziruta iz'ibiturwanya. Niyo mpamvu dufite mwami ubushizi bw'amanga bwo kuza imbere yawe dusaba, kubera ko uri data. Rero tuje imbere yawe mwami muri ubwo butware waduhaye, muri ayo mahirwe akomeye waduhaye ngo tuye tuza imbere yawe tugusabe. Natwe mwami turaje turagusabye kugira ngo mwami udukirize igihugu, udukirize isi mwami, wunamura icyorezo cya coronavirusi mwami ku isi yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ufashe mwami abantu bawe, ukize imitima y'abababaye, ababuze ababo mwami muri kino gihe icyorezo. Data mwiza, abarwaye babuze ibyiringiro, abari ku mwuka mwami bakeneye guhumeka, abari wo mwami ubitaho mu izina rya Yesu Kristo. Data ijambo ryawe ritubwira ko mu mibyimba yawe twakize indwara, mu mibyimba yawe twakize coronavirusi. Mu izina rya Yesu Kristo duhagaze muri ubwo butware, tuzi neza ko uri Imana ishobora byose. Reka Data wigaragaze, reka Data ubikore, maze isi yose imenye ko uri Imana, maze isi yose bakubahe, kubera ko uri Imana ikoze igitangaza. Urakoze rero mwami, dusengeye ubuyobozi bw'igihugu cyacu mwami, ijambo ryawe rirabidutegeka yuko dukwiye gusengera abatware n'abatuyobora kugira ngo tubashe kugira amahoro mu gihugu. Turabasengeye kugira mwami wite ku muyobozi w'igihugu cyacu, mwami wafatanya kuyobora u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo. Inzego mwami zose, abaminisitiri, abadepite n'abasenateri, inzego mwami z'abaguverineri n'abayobora ibigo bya leta, inzego mwami zibanze guhera ku karere, umurenge, umudugudu n'akagari n'isibo, mwami ufasha abayobozi bacu baha ubwenge, Mana ubahe kumenya ukuntu batuyobora. Data bayoborwe nawe, umugisha wawe ku gihugu cyacu, ubutaka bwacu bwere mwami imyaka, abanyarwanda tubona ibyo kurya. Data ubuyobozi bwacu abari ubushyigikira, kubera ko ari wowe ushyiraho abami, natwe turakwinginze kugira ngo bashyigikire abo waduhaye mwami. Urakoze kutugiriye neza, dusengeye kandi n'itorero mwami kugira ngo itorero duhe guhagarara neza muri kino gihe, tube ibyiringiro by'isi, tube umunyu w'isi, itara twitabaza rihagaritswe ku mpinga y'umusozi, maze tuzane ibyiringiro n'impumuro nziza mu isi. Urakoze kutugiriye neza, n'abandi bafite ibibazo bitandukanye baremereye batafite igisubizo, mama bagendere kandi basange maze bakize, maze bose bazaze mu nzu yawe bashima ko uri Imana ikomeye, maze isi yose kumenye. Urakoze kutugiriye neza rero, hari n'ibindi tutashoboye kuvuga tutazi, ariko wowe kubera ko waduhaye umwuka wera ngo atunihire iminiho itavugwa, umwuka wera uzi iby'Imana ishaka yungura amasengesho yacu, ndetse akaduha n'ibindi twe tudashobora gusaba. Ijambo ritubwira neza ko wowe ushobora kuduha kure ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, bitewe n'uko imbaraga zawe ziri zidukoreramo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, nagira ngo twese hamwe twisabire umugisha w'Imana. Mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abera bose. Nuko rero mube maso, mwirinde ubwanyu, murinde n'itorero ry'Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mwumvire ababayobora, mubagandukire mu bitunganye byose. Imana nyiramahoro ibatunganye rwose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyo Imana ishima. Kandi amahoro y'Imana aruta uko yamenywa n'umuntu uwo ari we wese, arinde imibiri yanyu, arinde imitima yanyu n'ubwenge bwanyu hamwe n'abanyu bose, abirindire mu mwana wayo Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Komeze kugira icyumweru cyiza.